byahinduka keretse wowe uvuye mu byizerwa. Ariko ndakwinjiza kugira ngo ugume mu mwanya utegereze ubushake bw'Imana. Cya kindi Uwiteka Imana avuganye nawe yiteguye kuza kugisohoza. Mana tugirire neza kandi Uwiteka Imana akomeze kutwitaho. Iyi Mana twiringiye iza gukora iby'amafaranga agananiwe. Iyi Mana twiringiye iruta amafaranga iruta n'itegeko, kuko buriya ni ibintu bitatu bikomeye: itegeko n'amafaranga ndetse n'Uwiteka. Ibyo ni ibintu bitatu byose birakomeye mu gihugu. Ariko reka mbabwire ngo Imana yo mu ijuru ishobora kuza kuvuguruza iby'amafaranga, ishobora kuza kuvuguruza iby'itegeko, ubwo abantu baba babona ko bizarangiye. Aleluya. Tasibevo enewa jesive edesta noze ewa destasika. Mana tugirire neza. Imana yirebye ubabaye umutima wawe kamara kumenya ko harimo igikomeye, yururukira kuza kukigukiza, yururukira kuza kukurengera, ikaza igakora iby'amategeko yari yakoze. Ngo amategeko yemeje kuba guca, ariko kubera ko Imana itameze nk'abantu, aleluya, ikaza igahagarika bya itegeko ryari ryategetse. Mana tugirire neza kandi Uwiteka Imana akomeze kubana natwe. Ugize icifuzo ngo dusengane kugira ngo uyu mwanya nawe Uwiteka Imana abashe kukubohora amaguru, abashe kukubohora amaboko, abashe kugupfukura agatambaro ku maso, maze azibura inda yawe ibyara, nawe wakira umwana mu izina rya Yesu. Ufite uyu mwana bafite byose uzabirebe. Uyu mubyeyi yashatse akagera mu rugo ntabyara, nta gaciro abafite, ariko iyo amaze kubyara agira agaciro, nawe bakamwita umubyeyi. Iki gihe Yesu abaga yakoze imirimo n'ibitangaza. Nawe rero akira uyu mwana, ndetse urugo rwagezemo uyu mwana witwa Yesu, tugeze mu buryo bw'umwuka. Nanone ibintu birakunda. Ahari umutekano muke haba umutekano, ahari ibibazo hakaba umunezero, kubera ko uyu mwana Yesu yageze mu rugo. Nawe akira umwana, ubugumba bwari bukuriho bukuveho, ibibazo wari ufite byongera bikemuke. Yesu yongera akora imirimo n'ibitangaza, kuko arindiho kandi azahoraho. Mana tugirire neza kandi Mana ikomeze kutwitaho. Nari mvuze ngo fata icifuzo dusenge, twongera twiginge Uwiteka akora imirimo n'ibitangaza, kandi nize ntashidikanya ko Imana hari icyo ikoze. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndabakunda, dusenge mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe nirishimwe. Dusomye ijambo ritorera tubwiye ngo uje kudukuraho ubugumba, uje kudukuraho imigozi yari turiho. Iki gitondo ndasenze, nsengeye ababyeyi kugira ngo batabyara bakureho ubugumba. Nsengeye ababyeyi bafite ibibazo mu ngo zabo bakureho ubugumba bw'ibyo Hezo defo destabinivo, wongera bakuraho ibyo bibazo. Abari babashwe babohore, ubukene bwatubera ubugumba. Data wa twese uri mu ijuru, abatwanga byabo ubugumba. Data wa twese we mu miryango ntabwo tumeze, byatubera ubugumba. Gucuruza ugahomba ni ubugumba, korora zigashirira mu biraro ni ubugumba, guhinga ni tweze ni ubugumba, kubura akazi ni ubugumba. Ariko Nyiringabo turagushimiye ko byose uje kubidukuraho mu izina rya Yesu. Amen. 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 Urakoze cyane, urakoze cyane.